Iyi Karembure. Karembure ni mwabanaga n'umwana w'amezi 9 undi wari ukurikiye yari imyaka ingahe? Amezi 9 undi umukurikira batari 3 cyangwa 2. Ubwo bagusigiye abana bangaye bose abo bareze 3 bose? Ubwo n'abana 3. Urihiringa urabakuza bashaka abagabo. Ubuse nawe ujya kwibuka vuga ati grand frère bimeze bite ubiri he? Bose bahise bigira. Ubundi ngiye cyo migo ubu ni ukuvuga ngo ngere kwivuko ryaho papa umbyara komo. Nta kindi ubwo ngiye mba mvuga. Ubu niho ushaka kujya Nyamagabe? Ntabwo najyayo ntamubonye nawe ngo ambwira ati tujyaneyo. Utegereje ko papa aza kukubwira ngo tujyane? Azabibwira ati ngiye dore mbise. Kandi byarimo arabatambaza ku itumana urimo urabyiruka nta tumana ugira. Waribona ugahita utangira ngo ndi umushomeri. Umwuga wize ugahita uparika hasi ukabanza gukoresha ya mirimo itagira n'ikintu na kimwe cyatunga umuntu. Uretse ifaranga ryonyine ari ryo wikururira. Ifaranga ryonyine ukaba ugeze ku ntera irenze. Wa mushinga wize saba ari gukora ugahita ushaka undi mushinga wize ku mutwe wawe. Noneho wowe bikase wagira bazagira urubanza ariko mwaba mubeshye. Oya wowe rukumva se ndi kubana ndi n'umujene wibereye hano imihanda sibyo? Ewa dore asaka kantu tuno bakita ngo iki? Niko urareba wewe wari warya gubanza urebe ukuntu ngo bashe no uko niko wirira se banza ureberebamo banza umenye nderanje y'umuntu wewe wari warya. None se ko ndeba hano harimo ibyuma nibiki n'ibirayi ariko niyo mpamvu nk'ubwanwa ubushatse kunjyariza utazi ko n'uvuye umugabo. Wewe wari warya isahane umuntu agusigiye gutya kurimo gusekasha nyine rukumva ibintu bya ibisi nyine ibintu byaratubabaje si byose. Abandi barabasha kwigurira ifege ngiye simbasha no kwigurira ifege gashaka kungisha ko wafatira ku mafaranga atarimo n'ibihumbi 5 urumva bataragaye. Abandi babasha kwigurira ifege yo byaranze sha nyine grand frère nyine ukwihangana rukumva isi twese ntabwo twayibaho kimwe nyine biba bigoye tuzibyo. Ariko nyine nako umuntu abashije kukugurira nako ntabwo bivuze ko wakanga. Ngo grand frère ngo umuntu agutaye mu sibyo agapura ko bugari bwa turuwasana niyo noze ubwo byakanga. Bugari bwa turuwasa buracyabirwahe muri uyu sengisa ntabwo bubaho arayepfa bubaho meranje ya macyani ya bibi ariko se nta n'umutima w'agahombo baho. Areka agahumbi se wawugura urajya kugura ku kiro ni 1000 none urawutekesha urawurisha izihe mboga? Ni ikibazo pe ikibazo ngiye nkurasa wemera. None se garamfishwa ko mbonye harimo ibintu bita bimeze bite ko nuko ndewe isi yababaje abantu koko n'utariza agomba kubabaza. Wese ni gute wisanze muri ubu buzima wibereyeho gutya? Ubundi mu rugo iwanyu ntahagana ngewe se kavukire nyayo uwatangiriye ishuri rya primaire. Ni mu ntara kabisa ni muri intara y'amajyepfo. Amajyepfo bita nguki? Ara ku Kamonyi uri kuhabona mu karere akarere ka Kamonyi. Tekereza akarere ka Kamonyi akagari ka Kabugondo urakazi? Urahazi? Wewe se waturutse ko tuganire ngiye bundi niza Nyamagabe buri Nyamagabe se ahitwa ngo iki? Ngize ko ngubwe yanjye grand frère rero nawe sinzi ibintu burimo ngo ntago wahambwira. Yes ngiye ndi kwibaza nti urumva guturuka Nyamagabe urugendo rwo guturuka Nyamagabe byagenze ni gute wisanze nyine no mihanda ya Kigali uri guhasuringa gutya tu? Kariho umubyeyi yivukiraga. Umubyeyi wawe yivukiraga hano nyuma muza kwimukira Nyamagabe? Ahubwo niho yakomoka. Niho yakomokaga. None nyumuza kwisanga hano tu sanguye ubuzima bugoye grand frère ubuzima bugoye ariko nise tuba tugomba kubyakira sibyo? Mwebwe murashaka kuzajya mubabaza ababyeyi b'igihugu rega mwebwe murimo muriga mukabacaraza tukababaza gute se? Akabereka imibare n'imikanda y'icyo mwakorera abaturage ahubwo akaba ari mwe muhindukira mubacisha bugufiya bakaba bo hasi kandi mwarize imishinga y'abaturage barangiza wamara kwiga ukajya gukandamiza umuntu ukamukandamiza.
ubwo uzi no kumukandamiza nuko ari ubwenge, ariho ubwenge burimo kujyana abantu. Ariko ubundi buriya wumvira ibyo umubyeyi avuga nk'umukuru w'igihugu, burya wareba kure ukajya uvuga ati mayinazi nize niyi ngiye kuyihigisha umurimo, ninkubura ndatanga repoti ku rwego rw'igihugu barebe diporome nize ikimariye. Ariko noneho uramara kuyibona ntunatangirire kuri wa mubare wigiyeho, ahubwo ugahita ujya guhiga izindi mayinazi n'iyo noza wize. Ntuvuze ati reka mbanze ndebe nimba mu rwego rw'igihugu banshyira mu mutekano, umukuru wenda polisi cyangwa umusirikare, uwo mubare nawe reka da, ugahita ubona ati aho kuburiya ntabwo ngiye kuba ni nkaho umubwiye ati ntabwo ngiye kuba umukoroni wawe, kandi wowe igihugu cyawe ahubwo ugiye kugishyira mu kaga ko kuba cyahinduka icy'abakoroni. Ariko mwebwe ntabwo, mbega ubwo nabiga ntabwo ari mbese karamfure ko numva uri kuvuga ngo abantu bize wowe waba warize nko mu wa kangahe ugarukiye mu wa kangahe? Amashuri abiri abanza. Ubu uzi gusoma? Ikiburamwaka agakurikiraho pirimeri wa mbere wa kabiri. Nabwo igihembwe cya kangahe cya gatatu ntacyo nize ibihembwe wa kabiri. Ndabona uba uri gutama akantu k'agafege kawe. Nubonye ko ari udupamba, none ubwo kubutana naho n'imibare. None se sinakubwiye ko imibare mba ngomba kuyigutamo nk'umuntu w'umujene? Niko imibare mba ngomba kuyigutamo nk'umuntu w'umujene, rukumva ibintu bikagenda neza. Ikiruba nyine wewe yowo. Ahubwo tugenda hari hirya, tugenda ugiye kungurira iyo ya 2 nirebere ko miranje saa 5 naza kugira. Akeneye kamiranje ka 2. Wowe urumva kiga hano nta birenze rwose miranje ugomba kuyibona. Sibyo cyane uko wazakina umukino mubi azibonamo wowe nta kindi kintu. Ikindi umukino mubi ugomba kugamo byo nta mpuhwe dufite. Eba bari ibisazi. Iri buye ureba nicaye bari kurunda. Eka biba ari ibisazi kabisa. None sigara mfure ngubu wenda iyo mbonye umuntu wenda nabonaga hano ufite utuntu twawe hano mu mufuka, sibyo? N'utu tuntu two tugutunze bimeze biti? Ese uba hehe cyangwa gutya nyine nk'abajene? Nagira aho mba urabona nari mu gihugu, urabona nari nyine oya turi kuvuga nk'inzu uburyamo ni iki? Uburyamo ndanabo ariko burano kwenda atari uburyamo busobanutse, ariko uraryama hafite ndaryama n'umutekano ndawufite. Kuko igihugu kamemo kidufite umutekano. Uwo mubare wo natubigana nakubwira ngo ntabwo byakubwira ngo Igihe tugeze imbere ya sentare twumva icyo baje. Ubu amaze kwirira kabisa. Ubu nta kintu umutima wanjye ucinze. Ubu ngubu neza ibyo bibiri n'ubwo nza kwinywera. Wowe reka tugende turebe ukuntu biba bimeze. Wundiye nakubonye. Reka tugende tufate. Umubare wawundiye. Umubare nawe ukuriye wayibonye ariko niko
uri kubona se uri kubona nyine uvuga ati wenda nk'umwaka utangiza abandi iyo batangiye nk'umwaka bavuga urumva ngo uyu mwaka ngomba gupanga ibintu ibi n'ibi bikumva wowe upanga iki? wowe upanga iki? wapanga iki nyine uretse gupanga ati ngewe ubutaka ngezeho nibwo ngomba gukomera. Hari ikindi wapanga kandi nkareba iterambere ryanjye. wowe uvuga ati ugomba gupanga umubare wawe ukareba iterambere ryawe vuba vuba. Rero nuze kumbwa ngo ngewe urana isahani irenze ngewe n'icupa n'inywera ubonye ko meranje nyifite. wowe icupa niryo uri ukeneye ubu ngubu ubu wamaze gutamaka ibiryo byo wariye meranje wariye. ngo iki kiganiro kitagira umubare ariko ubwo kibaho we. ariko reka nkubwire sinanamenya n'umuntu wakuntumye ahubwo. ariko oya nta wakuntumye ndagihugu kabisa. mwana wishimye akantu se ubwo gafatira he garamfure si hano se ahubwo dukate twegere hariyo dukate twegere kuno mituweli bayita mituweli ako gacupa bakita mituweli. ariko noneho nawe manumvishe hari ibintu uvuga ngo imibare ngo bya kabiri ngo nawe manumva uri umurara rwose y'imihanda uvuga ati imihanda ya Kigali ngomba kuba narayifashe bari kuyifata baruna. ariko no kuvuga ngo reka turebe abashaka kuyibeshya twambuke guri kuvuga ngo reka turebe abashaka kuyibeshyaho ariko kwigendera gake gake ari bituragira sibyo tunyura tuniganirira tuvuga ati se uburi se ngubu wenda wavuze uti papa yavukaga hano byagenze gute? Papa aracyariho ntakiriho, mama aracyariho ntakiriho? papa ntabwo nigeze mumenya ariko mama naramumenye. mama wawe mwarabanye se? nk'igihe kingana iki? urumva umuntu wabyaye abana 5 nanjye wa gatandatu. ni wowe mutoyi wanyu? ngiye mukuri wacu. ubu se nk'abandi bo abandi nyine muvukana bo hari amakuru yabo cyangwa nabo bibera muri Kigali nk'uko nyine twibye? abakobwa uyobewe ko bahita birukira mu kwireberera abagabo. ni n'abakobwa mbese? nyine niko biba bimeze, bahita bigerera gushaka nabo nta kundi, ariko bameze neza bo. neza se ntibari ku butaka bw'abagabo babo. wowe wibereye ku bagabo babo. ntabwo wowe nawe kiruba nanamureba wari n'igihe yaba yarashatse inzigo y'igihugu. ako sinzi impamvu ibintu by'inzigo igihugu byarakugiyemo cyane, ni gute byumva gute? Reka nkubaze urugero ngubu nageze ahantu mugomba kutava kandi muri buhabwa kandi ukajya ukabona umutabaza ari uyu nguyu uriho ukabona niwe ukuroka, ubundi se wakunda nde? iyo waba umeze gutya urara gutya hano ariko uvuga ngo nta munsi n'umwe ndara ntariye, waba ari uwo mubare n'ubundi ntiwakanga umubyeyi aba ari uwo umubyeyi. no utekereza rero wanze igihugu, utekereza noneho reba uwo warebaga ngo niwe wari umubyeyi ukabona yakoze icyaha kandi ukabona abantu baguye imbere yawe ubareba. hari abantu baguye imbere yawe ubareba gutyo ubwo nk'igifamiye cya meri mbega. igifamiye cya meri cyakuguye imbere cyose kireba? nta n'umwe, ahubwo sinigeze menya n'urupfu ko bapfuye kandi nta no guhunga kandi twari kumwe. nk'uko wavuga ngo uvuye hano ugiye guhungira he? ku isoko rya Zuniya. aho tekereza kandi ati ntibaharenze kandi niho mwari kumwe. wewe baragusize nyuma yo kugusiga urangije urababura. gusa wari ufite imyaka ingahe icyo gihe biba? urumva mfite 35, urumva nane mfite ingahe? umara ufite nk'itanu. urumva ntari nshiya. wari uzi ubwenge kabisa. kandi ko nigaga muri garidiyeni. ni gute rero wahise ubaho nyuma y'ubwo buzima? ubuze umuryango wawe bigenze gutyo? wahise ubundi nakomeje nderwa n'ababyeyi b'igihugu. ihangane nyine nuko bigenda, niko kwita rero wizira. nkaba mbonye umuryango ufasha nk'abantu batishoboye ukagufasha. abanikojejeyo harasabwa ibingibi mazemo nk'icyumweru guhiga karitsiye ibyangombwa nkabona nitanje, nkabona nzatwara igihe nkaba ndawukatiye wa muryango, nkaba nigiriye wenda mu gabura saa 6 miranje unatanga n'icyo kurya mu rugo kwana. ukaba wibereye aho ngaho ubuzima bw'umuntu paka imyaka 30 bisanga ibiki ariko bikimeze. n'ubutaka n'ubundi nk'ibiri n'ubutaka ukiburiho. Nose ntuye wenda twibuke nk'umuryango wa mbere wakureze
byari bimeze bite? Ubuzima bwari bimeze bute? Byagenze bite? Umuryango wabanje kundera se ko ari Minaroke, hari undi muryango. Minaroke niyo yabanje kukurera? Nyuma zo kwisanga wivuyemo gute? Kubera nyine hari ibyangombwa natwe by'imiryango y'ahantu nkomoka, kandi urumva Nyamagabe kujya urumva ko nta n'ubwo igisekuru nkizi cya papa. Ubwo nyine papa sinari kumenya ahantu akomoka. Ubwo noneho ndituriza mpita nkatira umuryango gutyo. Shana ukwihanga umuryango bwawe ukatiye no nyuma yo kuva muri Minaroke aho bagufashaga umeze neza ubuze ibyangombwa birumvikana ntabwo ari kubona itike iva. Minaroke yari iherereye hehe? Minaroke twebwe ubundi yadusangaga ku kigo cy'ishuri. Ikigo cy'ishuri cyari giherereye hehe? Burema. Burema. Wavuga kuva Burema kugera aho kujya gushaka ibyangombwa ntabwo byari byoroshye ku muntu w'umwana udakorera amafaranga nta n'umuntu uri kubumuhe ubufasha. Wahehe ubwo urumva abo bana bane batanu bari barimo kumbaza ngiki nabo bambazaga isahani. Kandi koko niwe wari mukuru mu muryango bakubazaga isahani. Byari bigoye ariko nyine nta kundi Imana niyo bigomba kubikurikirana cyane sibyo? Ese nk'ubu ngubu wowe nyine tu mu bushobozi bwawe abo bana we wabashije kubafasha iki? Ntabwo urumva ntarabakurije badafite abagabo n'abagore. Mwagiye mutamwiyumva mu muryango umwe mubana mu nzu imwe ukazamubafasha? Urumva icyo twakoze duhita dukora icyo guhana ya migabane y'isambu. Hari ikindi mwari mufite n'isambu murayigabana? Ariyo yindi ya wa mubyeyi dukomokaho nyine. Ariko ubwo njyewe ubundi ntabwo mva indi imwe nabo mu muryango. Ngo tuva indi imwe kwa mama. Kwa papa ntabwo duhuye. Wowe ni kuvuga ngo papa wawe n'abandi bavandimwe ntabwo muhuye? Ubwo njyewe nariye umubare wo kubarya agasambu ko kwiberamo. Kuko urumva bahita bangenera bahita bakuraho ubwabo bahita bishakira abagabo abandi abagore gutyo. Bose bari abakobwa se cyangwa? Abakobwa ni babiri n'umuhungu. Undi we yapfuye afite imyaka 7. Ubwo nyine none basigaye afite amezi 9. Ariko yapfuye rero ubwo yapfuye mbega nsigiro n'umwana w'amezi 9. Amezi 9 ku muntu w'umwana nawe utabashije ntabwo afite amafaranga yo kubarera mbega ubuzima bwari bugoye. Ni kwa kundi nyine bakubwira ngo ababyeyi barahingaga bakagira ibishyimbo mu nzu wa mufuka w'amasaka. Nuko nyine ubuzima nabuforomye nicururiza n'agataro. Kwicururiza agataro mu izihe karitsiye? Remera za Kabeza hose. None se uwo muryango wose mwabanaga yani Kigali muri Remera? Hari Karembere. Karembere ni mwabanaga n'umwana w'amezi 9 undi wari ukurikiye yari imyaka ingahe? Amezi 9 undi umukurikira batari 3 cyangwa 2. Ubwo bagusigiye abana bangahe bose abo bareze? 3 bose? Ubwo n'abana 3. Urihiringa urabakuza bashaka abagabo. Ubuse nawe ujya kwibuka vuga ati grand frère bimeze bite ubiri he? Bose bahise bigira. Ubundi ngiye cyo migo ubu ni ukuvuga ngo ngere ku ivuko ryaho papa umbyara akomoka. Nta kindi ubwo ngiye mba mvuga. Ubu niho ushaka kujya Nyamagabe? Ntabwo najyayo ntamubonye nawe ngo ambwira ati tujyaneyo. Utegereje ko papa aza kukubwira ngo tujyane? Azabibwira ati ngiye dore ndise. Kandi wazi ko ntamumenye. Waramumenye ariko? Waramumenye ariko naramwe. Wese nawe aherereye Nyamagabe? Muri uyu mujyi nawe ari muri uyu mujyi. Basi papa wowe ubona hari tunafite wenda kurya avuga ati umwana wanjye yaze ko ari ikirara cy'uno musaza hari ibindi nakubwira. Nawe nyine abayigurukira nyine abayongoza. Ntabwo biba byoroshye. Ariko urumva ko waciye mu buzima bukomeye na n'ubu kandi ukibirimo. Ku buzima bukomeye mvuga ko nabuvuye. Ubu ngubu ubuzima bukomeye uvuga ko wabuvuyemo kuko urebye naho wari uri inyuma. Ubwo nsigaje ubu nubwo kuvuga ngo negereje umuntu waza yongera kugira uwamena umutwe. Nibwo buzima bubi nakumva bungarukiye. Umva ko byaragoranye we ibaze kwisanga ufite abana 3 ubwo ufite imyaka ingahe? 5 cyangwa 6. Urabarera se cyangwa nta undi muntu ugufashije? Ubwo sinambara yarangiye hashize imyaka ingahe ho kubiza. Intambara yabaye mfite 6 nyine irangiye urumva yuko yarangiye mfite nk'imyaka 12. 12 urumva ko ari nabwo nabuze mu mubyeyi. 12 utangira kuhasura ingurera abana ni iki? Nyiri kubabyara nawe abarapfuye n'umugore w'abarapfuye ari we mama. Sigara kuwo mujinya rero nanjye nerekana bane n'abana tuvuka kwibere rimwe.
urumva abandi bari basigaye ntabwo mwavugana kuri papa ubundi ni njyewe ubwo mbega njye ndumuzanano muri urwo rugo njyewe wabaye uwa mbere muri urwo rugo ni nka kumwe nyine ushaka umukobwa afite nuko byagenze mbega urugendo rutoroshye cyakoze ko isi ni ishuri ndakeka yarakwigishije cyane bwatubwiye wenda nk'umuntu wumva wagufashije ukavuga ati uyu muntu yaramfashije mu gihe nari imeze nabi ntahandi bivaga byanze akaza akadufasha umuntu wamfashije buriya ni umuntu wanjyanye mu mushinga wo gufata amafaranga y'abatishoboye icyo gihe uwo mushinga witaga ngo iki niba ubyibuka neza umushinga w'abatishoboye ni ukomoka kuri guverinoma iri ni farije ni iyi ntabwo niba uko bawitaga ariko twari dufite n'agatabo twayafatiraga icyo gihe babaga angahe umuntu yafataga ku buri mwana ubundi yabaga nimba muri abana 5 wabaga ugomba kubarirwa 7-5 bya buri kwezi buri mwana ubwo urumva rimwe mutunga mbega ubwo ni 7-5 bya buri kwezi kuri buri mwana ni gute rero twari abana abantu urumva ko nafataga 20-30 buri kwezi noneho urumva amafaranga yatugobotse tuzamuye urumva uri umuntu w'umwana baguha amafaranga 30 sibyo ngo ugiye gutunga umuryango noneho muko gutunga umuryango ngira ngo muri 20 abana nagendera bafasha ubu barakuze baguragamo agahene agashyira mu rugo abana bagasigara bakaragiye nanjye nkajya kuzunguza ka gataro njya guhiga urwa runyanya aho baruhinga mu cyaro hariya urahabona za bure murahazi ndahabona nawe ndakureba warangiza azirara na za nyanya n'intoryi n'imiteja gitondo nkikorera ku mutwe diri na hano santere batandangura santere nkahita mfata akadobo ukava iburema ukaza hano santere gucuruza kugira ngo urebe ko watunga abavandimwe ndengerana ya mafaranga ngo ejo nazaba icyaha ku gihugu amafaranga igihugu cyagusinyiye ngo utunga umuryango wawe buri kwezi uvuga ati kwezi kuruzura ngende mfate 30 na bingahe ari igihumbi cyonyine cy'agatabo bagukata aho tekereza hari bigoye yuko rero ntacyo nashinze umubyeyi nta nicyo washinze Imana ni igihugu niyo mpamvu mba numva uvuga ati igihugu cyanjye ngomba kugikomeraho umuntu wakivuga twahangana nafashe kugera mu mezi hafi 6 ndumva amezi 6 narayagejeje noneho ndagira ngo tubwire urumva ari umwana muto arinda akubwira ati jya mu bintu by'agataro urebe ko watunga umuryango muri kadufaranga duke yafarije guhaye ukaza gufatamo agataro ukajya kurangurira izo nyanya n'inone wowe utafite uri bugufasha wabigenza nta muntu ugeze kugira inama wowe warigira inama uravuga ati igitekerezo cyavuye hehe nta nubwo wakwirirwa unabitekerezaho ureba umwana ari kurira kumva ari ukareba bya 30 bingahe uri bubihahishe mukabirya nta kintu wongeraho n'ubundi wahora uri wawe uri muri urimo gutega amaboko ukaba nka babandi n'ubundi bashegesha igihugu ugahitamo guhita uzitana uvuga ati reka nizigire ku mbaraga nimba nta mafaranga bayahagaritse nzabe mfite fondasiyo akomoka none ubwo fondasiyo ndakubwira ko ari akazu k'amabati angahe numba ziri na sa ni ukuvuga ngo wacuruje agataro na muri udufaranga duke baguhaga uhita wubaka inzu ba bana baba barivumbuye kubera ikiryango n'ubundi uwo ntabwo ari musaza wanyu mumuhe akimoza amarira kuko yakomeje kubarwanaho nyuma baje kukwihinduka kandi warabareze baranyihindutse nyine ubwo mbega abantu ukuntu ari babi ariko bishoboka ko ari abantu babagiye inama nyirakuru byara papa wabo ubwo nyine nkuraho gute amakanje nanjye ndatuza nanjye ndavuga nti ngaho nimujyane n'inzu yanyu n'inzu yabo kandi ari wowe wiyubakiye aho inzu ya se hari inzu y'abasi barigabanira nyine barya umugabane buri muntu umugabane bacamo bacambaye mbega ibintu byari bigoye ureza abana kuvuga ngo bo nta nubwo bakiri ku ivuko ryaho bavuga ubwo ni njyewe uhasigaye kubera ka gataka natsimbaraye nzagahagurukeho nanjye bumva ngo yafashe umufungo utagira uko ungana bamaze gufata cya kibanza bya bibanza byabo bamaze kubigabana baguhaho gatoya k'agapasi ko kukwikiza barangije bo bahita banayirya icyo bita impozamarira barangije bo bahita banaharya wowe uracyahafite ubu ngubu cyakoza ndumva wowe uzi n'ubwenge cyane ubu ngubu utegereje ko
bazagukubita mu miliyoni. Ubwenge ubu ni ubw'umuntu urimo kwikarama avuga ati ubu nta bwenge, ni ukuvuga ngo ubu ni ugukomera ku isuka umuntu ahagaze, ifondasiyo ugezeho nutayikomeraho umuntu wanjye umenye ngo nawe uzaba icyaha mu minsi iri imbere. Ibyo biba bigoye kabisa, ariko reka nkubwire mu bushobozi bukeya bwacu dufite, sibyo, ndumva waraciye nyine mu buzima bugoye pe, umuntu agufasha uko ashoboye, ariko ebana mbonye hari nibi ubuzima buba bugoye grand frère. Mbonye ko ariko nari nangiye kubyimba n'umutwe, nari nangiye kuganira n'umva urimo kunyota, ariko nangiye kubyimba ndiyumva uravuga uti reka ncishe make tugane n'aba basani, ntabwo natwe tuba tuje wenda kuba tuvuga ngo igihugu ngo iki, nta kintu twenda kurangiza ku gihugu, ahubwo kugira ngo ntuzapfe kwizera umwana w'umuntu. nawe ntabwo apfa kumwizera, ntacyo namenya kiri inyuma y'ibi, ariko ntabwo umwana w'umuntu ajya, umutima w'umuntu abitsemo kamere irenze. Ariko baranakubabaje byo, ibaze kubarira mu mezi 9 bakava mu buhinja rangiza bakakwigarika gutya, kandi nyirakuru ntigeze abarira, ariko nyuma aza kubagira inama ngo yo kwigarika. Byari bigoye kabisa grand frère, byari bigoye pe, ariko humura Imana ibibizi byose, nyine buri wese yisanga kuri ubuzima meze uko, nta uhitamo ngazavukira aha, byose ni kubyakira. Kabura nta muntu kandi buri igihe cyose utumvikana n'umuryango ibyaha uba ufite, ntabwo ushobora kukwiyumvamo. Umuryango ntabwo ushobora kukwiyumvamo, ariko ni nabyo gusa wowe yawituriza. Nk'ubwo bana ko bari bafite papa wabo n'ubundi afungiye hariya ku Muhima, naranze kumugemurira, urumva ko nacyo cyabaye icyaha cyo kunkura mu mibare yo gukira. Nanjye mba mfite amafaranga agaragara, narariye k'ubwo butaka nk'uko baburiyeho mbw'abana nabayagaragara, ariko nyine kubera iki, kubera uwo mubare wo kwigumura mvuga ntigiye ntabwo nzajya gusura n'ubundi umuntu utarigeze angirira akamaro, yaranatanze ubutumwa ngo baza mukure mu nzu atazayigurisha. Urumva ko nta n'ikintu nagombaga kumwibukaho ngo ndamusura, bitamukatira gutyo nawe kumva numva n'ubundi ufite inaba iramuhitana, numva nawe aguyemo, baranapfuye. ntabwo nyirakuru nyine niwe wahise ababwira ati musature dore yanze kumugeraho n'ubundi ave mu byanyu, n'ubundi atazakinguzanya akabarira imigabane. Biba bigenze gutyo. None se ni gute waje kuva kuri kagataro kawe n'ibiki uba wisanze nyine kuno witemberera imihanda, wisyagira ibyuma, wigira uti nibonera ko gukora iki, nahise nigurira igare. Wahise wigurira igare? Mu byo gutwara abagenzi nabyo binyobeye, nigira mu byo kugemura amata. Nabwo amata batangira kunyambura, nabwo ndabireka, nizira noneho mu gutwara abagenzi bisanzwe, numva ko nta wundi mwuga ari ukuwihigiraho, nkahiga na perime, byakanga nkibera umuhinzi. Nabwo nyine ameza kujya mpuramo n'utuntu tw'utuzazane two kungonga, bangonga nkabona nabwo ndimo ndagenda amateshukira, bakuye imvune nabwo ndebye isura yo mu gahanga ukuntu yangiritse bitandukanye. Bari bakugonze isura mu gahanga irangirika byahataye. Abuganira ibi nabyo ndabiretse, mba ngiye mu byo gupima akabari. Ni ukuvuga ngo igishoro se wagikuye he kugira bajye gupima akabari? Urumva ntari mfite igare niryo wagurishije? Reka ndigurisha iki? Wari urifite? Wigira gupima akabari? Akabari nako ubwo ni bya biyoga by'ibisukano n'ubundi. Rangura amajerekani 3, kunguka 5. Nakunguka 5 ariko nkabona ingume zirimo. Ubona ni ingume ari imiguruko ku basinzi bashaka no kukwangura. Kumva nk'umuntu batangiye gufagitirira muri gacaca biriya bya jenoside, kareba burya nk'icupa yibaza ukuntu ejo agiye gufungwa, nkatekereza no muntu nanjye yarimbikamo. Tuvuga ati ibintu by'akabari reka si ibyanjye. Mu gihe cyo kubitekereza hashize nk'icyumweru, kuko rya video wabari inshometse mu mutima. Umva ndagatse. Umwe mupfuye iki? Yarayanze kukwishyura? Ni kwa kundi nyine umuntu asinda ari kumwe n'ibidamu, wowe ukabura avuze ati ni wowe uri bunyishyure madamu, batajya kuvuga madamu w'agashotora,
ugatangira kwizanishwa bimwe by'umucuruzi nyine uvuga ngo umwereke kuri bunarye n'amaturu kandi nta turu wishakira umufungo wagahita byimba ahita ari gukubita umudamu irya sitora ahita ari mu mutwe igice ahita kinshomeka mu gatuza bitangwa ngarana baba we uri mu kabari kawe ose ni umudamu wari guteye cyangwa ni umugabo wari bazanye nyine nabyo navuye sehashika wahise ujya sehashika none nyuma yo kujya sehashika nta muntu ufite wawe ninde wakugemurira sehashika wari ubayeho mbese nyine wari ubayeho gute wanjye murira ngo ndiki kubera iki zitabirye icyo ntavuze ngo ndakikura ku iduka kirazira kereka wenda kereka ibintu ndi buhureho na rusange ibintu ntari buhureho na rusange ubu nta muntu ushobora kwizera abantu baraguhabuye wowe nasanze iwawe uhishije ubugari ngo urambwira ngo cyangwa ngo ugiye kubwarika ntabwo nabukuriye abantu baraguhabuye kabisa nyuma yo kubona bakuteye ivide rya gare se ryagiye reka nkwereke reba n'urugero uvukiye mu miryango sibyo yose ukuntu wavutse nta n'umwe ukubereye umubyeyi ubwo urambwira ko wareba umuntu ukamwemera ntabwo uba ugomba kumurebera kure ugomba gutekereza ko ikimurimo icyo wabonye muri abo n'abandi bashobora kukigiramo mu mutima bavuga ati reka menya aho ububi bw'icyo cyaha aho gikomoka ni gutyo rero none se tukiri aho ngaho sibyo uvuye kwa muganga baguteye ivide uje ugifite bya bikomere sibyo ariko noneho ryagaye ryawe ryari rihari wahise uva mu byo gupima wongeye gusubira kunyonga gupima nahise mbireka nsubira kunyonga ahubwo usubira kunyonga ni ukuvuga ngo nose kunyonga ntabwo wongeye kukugonga kungonga se ko no kungonga nabwo nabiretse kungonga nabwo ntabwo byabayeho rimwe nabwo mpita mbireka nabwo ari moto yangonze moto yarakugonze tubireka igare mpita ndigurisha mpita nibera uhita wibera umuhungu mbese ko numva ubuzima ubusa noneho iryo gani ryari rigutunze barigurishije ndi kubona ugenda wisyagira inyuma uvuga ati ngiyewe nuko nguko ubu murebye imihanda ukuntu yabaye kareba n'uno muhanda twatangiriyemo w'igitaka n'umanuka hararuguru kambwira ngo umaje kungana kuriya nta perime ndagira kambwira ngo ubundi ubwo naho hitwara igare ry'iki none se noneho ubwo ari ukubireka gutwara igare no kujya muri ibi ngibi ibyo wabonye byiza ni ibi none ko n'ubundi ushobora kugonga imodoka y'umukire agufunganye n'ubundi agahita agufagitirira nta kintu nabaye ariko imodoka yikangirika birenze agahita akubwira ati ngewe nshaka kunyishyura nimba utanyishyuye bagufunga bagahita bagufunga bakagufunga ariko abakire nabo nta miyaga bafite urambwira ko icyo cyaha naba nkikorewe n'iki cyangwa bikarangira avuze ati munyereke iwabo ka kantu kanjye kakaba kagiye mu muhanzaganya kakandi kawe wabitse uvuga ati kandi ko kamasazi je mfashe imodoka mfashe keredi y'ino modoka ndi mideni sinkwiriye kujya kuyikoresha none we yikoresha wowe uyigonze mbwira icyaha mfite urebe n'imbere yanjye icyaha cyari kiriye ukahita uhitamo we kuvuga ati kanivire mu muhanda n'ubundi aho kugira ngo nzanave banangonge mpe aho kugira ngo mbi icyaha cya leta nabe ikibazo kuri leta ahubwo bagahiga ikibazo mfite ntafite icyaha cyo kuba nkire ubu uzi ko icyaha twizamukira hano hejuru ubona icyaha ukwiriye no kwinjira mu uwo mubare ugomba kukirinda icyaha muri leta ubundi ugomba kukirinda nk'uwirinda iki kitarakubaho ukikimenya ugomba kukikuraho icyo cyaha ukakigaragaza ko utagishaka muri roho y'igihugu ni ukuvuga ngo wowe wigengesereye kugira ngo leta itakubona nabi cyane ariko nibyo buriya reka nkwereke iyo umuntu arebye aho ava n'aho ageze ukwiriye wajya ushaka ibintu byose bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu urimo ubundi ukituriza ukavuga ati ko mbayeho kunyura none uwiteka ko twamubonye wenda nimba ari amakirishe batweretse wigeze ubona hari ibintu birenze yiberagamo yiberaga mu bintu bisanzwe ariko kuvuga ati icya mbere ni uko nabona igihugu ndimo kibamo amahoro reka nta kindi ni ukwimenyerera ibizawe ukiba wibereyeho gutya sibyo ariko nanone ubuzima buba bugoye we mu myaka 35 maze numva araciye muri byinshi ni iki wabwira nk'abanyarwanda cyangwa abantu nyine nk'inama wabaha cyangwa ubuzima bundi bwakwigishije iki muri make kugira ngo umuntu uretse no kuvuga umunyarwanda umuntu ugishaka kumva ijambo ry'umuntu n'uwo
ko bose bahindutse abantu bo gushaka kuba abanyamwigendana bose barize mubona n'ijambo wanababwira se nyine noneho reka twiganirire tuvuga gutya wowe sibyo ubuzima muri myaka 35 waciye muri byinshi ubuzima bwakwigishije iki ubundi uvuga ati ngiye ubuzima bwanyigishije iki ubuzima ubundi bukwigisha icyo uretse kumenya ngo icyo nifuriza ubuzima icyo ubwifuzamo muri byose nuko ubona igihugu cyawe gifite umutekano cya kabiri ukabuze ngo kuba ndeba mugenzi wanjye atari guhohotera nibwo buzima bwa mbere naho ubundi cyo kumbwa ngo icyo bwakwigishije nta munsi bucyo umuntu adashaka kwiga buri munsi ubuzima buhora kwiga n'ubaka kanya ubu amasegonda agiye hari umwe muri twebwe uhise atekereza atari kozi ko hari akantu ndibuze gukora ariko turi kuganira cyakoze niyo mpamvu ubuzima nyine tuba tugomba kubutwara gake gake tukanyurwa n'ibyo dufite turavuga uti njye ndanyuzwe ubayeho unyuzwe ubuzima ubayeho bukunyuze ntacyo bugutwaye nta kintu yabona wanjye ndeba nkabona umuntu ari gutarasa akabona birakunda nta maraso ari kumeneka ariko menya amaraso ubwo buzima bwa mbere buba muri roho yanjye numva bwabunye ariko menya iriya myaka 5 ufite imyaka 5 hari ibintu byagusigaye mu mutwe bijyanye n'amaraso ariko wari wabona umutwe wumiye ku musozi njye ntabwo nawe ubona byari bigoye urabekera twiturize byari bigoye byata ariko nyine ni ukwihangana ubundi intambara yabaye ufite ariko nta nubwo uracyari umwana intambara 35 ntayo ufite nawe wenda nimba ukabije muri 25 hari igihe yaba itaranagera nihi kugera uri kuyiyiga uri muri 20 gutyo nyine uri kumva wewe wagiye ukabona nk'abantu barapfuye ukabona umuntu wavuze umutwe uri hariya ku muhanda byagusigaye mu mutwe ikibazo ugasanga umuntu yaboreye nka hariya bari abo muri ba rugo bose buzuye kandi bari baturanye sinzi niba wumva icyo kintu utekereza kabisa gutekereza bose ukabona igipangu kimwe kirimo abantu bose barahari nta n'umwe wavuye ngo wabo bose nta n'umwe wavuye ariko ukabona abandi bose nta n'umwe wasigaye kandi ugasanga umuntu yemeye kuri bya rembo hepfo y'irembo ry'uwo muntu ese wambwa yuko watekereza ngo iki noneho biba bibabaje n'ibyo ngibyo n'ubundi mba nk'ubwa kuko harimo abantu batekereza uwo mujinya no kwihorera umuntu akihorera ariyo mpamvu buramba nirengagije kubikubwira ariko ukavuga ati ni ukwihangana nyine umuntu akavumerera ni ukwihangana kuko na leta yacu itubwira kwihangana kuko na leta yacu ivuga kwihangana no kubabarira sinzi ubwo wowe niba utarababarira weho narangije kubabarira ahubwo negereje kumva umuntu ufite kumva yuko yakwifuza izindi ngaruka zaba mu gihugu uwo nguwo utegereje kumva ariko siko ako uburyo wowe umeze ushaka ufite nk'amaraso ya politiki yo kumva bakugeza ubu ngubu bageze nk'umuntu guha amahirwe akemera kujya mu gisirikare kuko ndi kumva bisa nkaho urimo ukunda ni umubare ubundi umuntu ukunda igihugu nta mubare atemerewe kujyamo ubwo uwo mubare wawe ni ushirikira ubuto ukumva yuko isaha n'isaha n'ubundi ari wo ugomba kugwamo ubu ngubu umuntu ase gukubita umubare wo kujya mu gisirikare wahita unyarukirayo bitewe n'aho ari ese ukunda ikihe gisirikare agukubita umubare w'igisirikare ariko agukubita n'umubare utajyanye na mission y'uyoboye igihugu ubu nuvuga ngo ushaka igisirikare waza kubwira nk'uko tumeze umva wakujyana mu gisirikare ngo akemera ukabona tangiye ngwengwe bakira ngo bufashe tuno dukeya twigendera nawe ugiye kwinjira mu gisirikare cy'umwanzi w'igihugu cyawe ariko wenda nawe urimo wa mubundi n'ubundi wari ufite ya kamere yo kumva nta kintu wakibera muri uwo mutwe wo guhumanya igihugu ibyo rero nabwo nuvuga ngo wowe umubare ushaka umubare ugendanye n'igisirikare cy'igihugu sibyo kitari umwanzi w'igihugu kigendanye kuri politiki z'igihugu ubundi se reka nkubaza reba igihe twahagarariye wigeze wumva hari iryaturitse ngo tunyaganwe twirukanka reka none gusa urumva ubundi aho utamuvuga ari he bose baramushima kabisa ibanga niryo rya mbere ryo guhisha uwo ari we ariyo mpamvu buri ushaka kunsanga n'ahantu ndi kunywa icupa ukibaza turiya muntu kubera icyanywa wenyine ndeba hari abantu bameze nk'uko yambaye arimo bisangira we yigize ingunge
ukanyibazaho ukananekereza undi niko niberaho ntabwo buranja nkundazagara byacitse ndajya kumva aho bicitse ahubwo nshaka kumva uwabibonye uko byari biteye nabyo kwemba ngo none urabona telefone nicyo gituma burana telefone ntayitunga kuko ngewe najya ntungahe najya nkora ibyaha byo gutanga amakuru mvuga ni kwa runaka mpabonye icyaha kandi numvishe mucyagiriza ni ukuvuga ngo we ntabwo ugomba kwihanganira umuntu ufite icyaha muri iki gihugu cya leta nta bintu byo kwihanganira umuntu ufite icyaha reka ugomba guhita umutanga umubare waneye umujinya abahungu bo kwa sogokuru urebye amashuri bari barangije ntabwo byari byanyemerera yuko mpinduka umuntu wakiyumvamo kwifuza ku gihugu ngo ntabwo ngo bangejeje kwiri terambere nkaho mfite za dogitora ngomba gutekereza ko ari ngiye ugomba kuba iki intangarugero muri babandi barimo gushaka kwigira gutya ngo barazamura intugu basubiza hasi basubire hasi babanje no kureba abo bashaka kuzamura intugu mbere na mbere mbega uwo muryango we w'icyo gihe kutarazamura intugu ukaba ukitwuba ubonye dogitora utangiye kuzamura urutugu gute kandi hari abantu bakirwanije utangiye kuzamura intugu barahari kandi baniturije cyane bemeye kujya kwifatira n'isuka bakanga no kuza kureba umujyi barwaniriye uko wubatse cyane rwose barahari ariko bakaba bakiturije ariko noneho hakaba harimo kubona dogitora ubu ngo njyewe ngubu ngo mfite imikorere mikeya akabyimba ngo ku kwezi ngo kuko wenda hembwa nk'iry'ibiri kandi wenda n'imodoka y'umushinga iri nayo iramugeza ku mirimo kumva nawo ni umubare wamubanye ishaze avuga ati umuntu uhembwa iry'ibiri wenda ko yari azi ko azahembwa makeya bitewe n'urwego rw'igihugu agezeho kuki atanditse kuki atabyaye bake yarashiye kurera turakirwaniriye atangira no ku murongo nta nubwo aranazamura n'ishaza ngo avuga ati ngereba nari runaka nari koroneri cyangwa agapiteni byiturije ndi gukoresha amaboko n'ubwenge ariko ubonye wowe w'imyaka 22 urayibonye ati ubu ni njyewe ugiye noneho gutera isari n'ishaza wibagiwe babandi bakirwanya sinzi nitekereza pe yibuza nubanza ngo unatekerezaho uvuye naho ugeze utekereza ubanza uganire na wa muntu wakirwaniriye wumve ukuntu nakubwira wumve n'amahabari yayo yahembwaga n'icyo gihe kandi ari n'ahantu hababaje bigoye ntazamura umutwe ngo ndavuga ngo ndifuza nyine nayo bansinyiye njya mvuga nti nayo ahubwo bazankubita urushyi bambwira ati tumushinga wabyajemo ubu ni uwuhe ukugejeje ku iterambere oya humana ntawe uzagukoraho hari igihe nyabarira nkareba yariyo mvuga nti iyo banki hagira cyakora banki y'urubyiruko numva nayanera agahinda ariko icyiza nuko wenda baba wareze nibwo wenda batabaje kugira icyo bakugezaho ariko basi warabakushije nawe kandi urikuza umenya n'ubwenge bwo kubaho hano ufite cyafite na kakano kawe watsimbye hari igihe kandi kazakungukira buriya nta wamenya buri imana ucyana yandi nakamasazi cyane ukuri wana ubuzima babugoye ariko byose ni imana cyambere no gusenga sibyo tukiragiza rurema ibintu byose bicamo n'ukuri wese ujye ubibona ubundi cyambere no kwirinda icyaha cyambere no kwirinda icyaha hanyuma tugendeye wenda ku bintu by'imyizerere wizera nk'iki we wizera wisengera he ibintu by'imyizerere no isengero ryo ntuzarimbwira insengero ntabwo ujye uzisaba ryambere ni ukubona ikirere nkomokaho kigaragaraho amahirwe n'imigisha ikirere cy'u Rwanda ariko menye ikirere cy'u Rwanda ugikunda cyane ngumfasha hari ako umuntu aba yaragiye aba yaranze kurekanya ngo akakubwire ariko ibindi bintu byo biba bimeze neza nta kibazo pfa kuba imiyaga ibirimo shaka bisa watuganije ariko watubwira ku mazina yawe
ko twaganiriye. Ariko ubundi arufabe yanjye ko mutarayintaho. Oya wowe arufabe urayitakazwamo rwose wowe. N'umwagent wigendeye. Oya turarebana hariya hepfo hose, wowe ugira ikibazo twebwe nka Chaba Entertainment turagira ikintu tugusigira. Ngaho reka gira nk'ikintu tubwira ati ubwira abanyarwanda bavuga ati peace and love, sibyo? Ubaze umuryango iki mu rurimi rwawe. Ati bwira abanyarwanda nyine amahoro n'imigisha bibabeho. Amahoro n'imigisha bibabeho. Ahubwo amahirwe n'imigisha babane nayo. Cyane ukuri ubu ngubu ibintu byo gusubira Nyamagabe reka ntabwo unabisaba. Reka mbwe ko yuzujeho nk'iriya nzu. Nibwo bafite y'ubworozi bugaragara. Nibwo bavuga ati nsubiyeyo. Ntabwo nta nubwo ndanahamenya. Ubundi bw'umujyi wowe ugomba kuwusaziramo. Nta nawe ukakariyemo ndumva naba mbabaye. Umujyi ni wo wawe ubundi. Ugeze ahantu wahigiye aha hose ari ibitaka. Ukaba hageze gutyo ukavuga ngo wasigiye bene se ikibimbu ugiye kubuhunze kamera nk'aho ukozemo icyaha. Ariko ubundi ubona ukuntu abantu bari kugenda biyongera muri uyu mujyi. Ubundi mujya mukoresha ubarurisha imibare. Twe tuba tureba tukabona abantu babaye benshi. Izo telefone muzitunge muzi nawe muri kuzifasha. Reka mbihore. Reka noneho ubu twagenda dukomeze. Umusanze yibereye mu kazi. Dore yararimo arisyagira utuntu tw'utwo.